munsi twizihiza ubwo itariki itaragera, ni umunsi ukubiyemo ibiri. Ni itariki ya mbere Nyakanga yitiriwe ubwigenge muri rusange kuva mu bukoroni tujya mu bwigenge bw'igihugu cyacu n'ibihugu bindi byinshi muri Afurika. Muri iyo myaka habaye kubona ubwigenge, independence. Itariki enye Nyakanga biba umunsi wo kwibohora. Uko byaje guhurira mu cyumweru kimwe muri Nyakanga, ibyo ni ibindi ntafite uko ngomba kubisobanura, byarikoze. Ariko iyo minsi nubwo ihura kandi ifite ibyo iyo minsi isangiye, bifite n'uko bitandukanye. Iyo minsi ifite n'ukuntu itandukanye. Itariki ntabwo twabonye rero ko bitari ngombwa kwizihiza umunsi ubanza Nyakanga ngo twongere twizihize umunsi wa kane muri Nyakanga, dukurikirana dutyo. Turabihuza, ubundi tubihuriza itariki enye. Uyu munsi twabihurije hagati yabyo. Umunsi w'itariki enye Nyakanga kuri benshi, nanjye ndimo, ni nk'ubunani. Ni nk'itariki ya mbere ibanziriza umwaka abenshi nanone twizihiza, kuko igihe tumaze guhera 1994 uhereye ku itariki enye Nyakanga, ni ibihe byahindutse byinshi, ni ubuzima bwahindutse, ni imibereho. Ubuzima kuri benshi bwatangiriye aho, ndetse n'abatarashoboye kubaho kugera kuri uwo munsi, kubibuka bijyanye no kwibohora bitangiriraho. Ubuzima rero bw'Abanyarwanda, bw'u Rwanda, naho buhera. Iki gihugu cyacu dutangira kubara. Niyo mpamvu nabigereranije n'umunsi wa mbere utangira umwaka. Uyu munsi ni umunsi wa mbere, ndavuga itariki enye Nyakanga, ni umunsi wa mbere utangira ubuzima bw'igihugu, ubuzima bwa benshi. Nk'uko byagenze rero no Nyakanga
itariki ya mbere tubona ubwigenge, hari byinshi bikwiriye kuba byarahindutse, bikwiriye gukomeza guhinduka duhereye ya tariki ya 4 ya Nyakanga. Tariki ya mbere Nyakanga, imyaka myinshi ishize, byiswe ko twahawe ubwigenge, ariko iminsi igiye itera imbere tugenda dusa nkaho twabishubije abari baduhaye ubwigenge ngo nimwikomereze n'ubundi ntitubishoboye. Abitwaga ko baduhaye ubwigenge barabisubirana, dusigarana izina ry'ubwigenge, ubwigenge nyakuri butwarwa n'ubundi n'abari babutubujije. Uko ni ukuri, ntabwo ari twe gusa. Igiye kureba hirya no hino niko bisa nkaho ariko byagenze. Abantu babonye ubwigenge mu izina barabubura mu by'ukuri. Itariki enye rero Nyakanga, ibyo mwita kwibohora, murashaka ko tuzibohora tukabisubiza nanone abari batumye bimera gutyo, cyangwa se abantu bakwiye kuba biteguye gukora n'ibiruhanije byatuma bakomeza bafite uko kwibohora mu maboko yacu. Ibyo ni uguhitamo, mugomba guhitamo uko mubaye. Nimushaka kubaho nabi muzabaho nabi, ibyo biranoroshye cyane. Ushaka kubaho nabi ntavunika, ubwabyo kutavunika, agira icyo ukora bikubeshaho kwa nabi, ntabwo bivunanye rero. Ibivunanye ni ukubaho neza, kubera kubaho neza urabikorera, urabivunikira.